Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV, none hambazaniye isomo ku buzima. Dore impamvu 11 zituma abantu bamwe bihakana ababyeyi babo cyangwa bakanga ababyeyi babo cyangwa imiryango yabo, hamwe n'inama ndetse n'umwanzuro, ndetse no guhereza n'amagambo yavuzwe n'abahanga ku isi mu cyongereza nanya gusobanura mu kinyarwanda. Ndabakunda cyane cyane rero, muhawe ikaze kuri YouTube channel yacu, mwibuke kuduhereza subscribe. Ikintu cya mbere rero, ihohoterwa cyangwa gukubitwa cyangwa gutotezwa. Iyo umwana yakuriye mu ihohoterwa rikabije ku mubiri cyangwa ku mutima, ushobora gukura afite ibikomere bikomeye bigatuma yitandukanya n'ababyeyi be kugira ngo yirinde kongera kubabara. Cya kabiri rero, tudatinze, kubura urukundo n'ubwitabire. Iyo ababyeyi batagaragaje urukundo rwo kwita ku mwana no kumwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi, umwana ashobora kumva atifuzwa. Umuhanga witwa Lady Bird Johnson yaravuze ngo children apt to life up to what you believe of them. Abana bakura bakurikije uko mubarera kandi nuko mubafata. Niba umwana abona ababyeyi bamufata nkaho ntacyo azageraho cyangwa ntacyo azimarira, ashobora kubyemera, maze ibyo bigatuma yanga umuryango ndetse akaba atanakwiteza imbere. Wowe ukora uko ushoboye ndetse umwana yigirira icyizere. Gatatu rero, gutereranwa, icyo twita abandonment. Hari ababyeyi bafata abana babo bakiri bato, iyo bakuze bamwe mu bana babifata nk'igikomere gikomeye bakanga kubababarira, kuko iyo babatereranye aba ari ikintu kibi cyane. Abana bakuze banga kubababarira. Nanone icya kane rero, turasanga icyitwa ivangura hagati y'abana. Iyo ababyeyi bagaragaje gukunda umwana umwe kurusha abandi, bitera ishyari, uburakari n'urwango rurerure. Nanone icya gatanu, amakimbirane ahoraho. Imirwano n'intonganya zidashira mu muryango ushobora gutuma umwana yumva atagira amahoro, agahitamo kwigendera burundu akajya kure. Nanone icya gatandatu rero, igitutu gikabije. Iyo ababyeyi bahora bashyira igitutu gikomeye ku mwana, amasomo, amafaranga y'izina, ashobora kumva atari uwo bakunda ahubwo ko bakunda ibyo bakora. Umuhanga witwa Frederick Douglass yaravuze ngo it is easy to build strong children than repair broken men. Yaravuze ngo biroroshye kubaka umwana ukomeye kuruta gusana umuntu wamaze kumeneka. Niba umwana atitaweho neza akiri muto, gukira ibikomere bye nyuma biragorana. Cya karindwi rero, ubusinzi cyangwa ibiyobyabwenge by'ababyeyi. Iyo ababyeyi babaye imbata y'ibiyobyabwenge, akenshi birangira batita ku bana babo uko bikwiriye. Nanone cya munane, gushaka isura nziza mu bandi, isoni z'ubukene. Hari abagera ku rwego rwo hejuru mu buzima, bakumva bafite ipfunwe ry'aho bakomoka, bagahakana ababyeyi babo kubera ubukene cyangwa kutiga. Nawe unyumvire. Icya cyenda rero, amakosa akomeye atababarirwa. Hari igihe ababyeyi bakoze amakosa akomeye nk'ubuhemu bukabije mu muryango, bigatuma umwana yumva atakomeza kubiyumvamo. Icya cumi rero, inama mbi zituruka ku bandi. Inshuti cyangwa abo bashakanye bashobora kubiba urwango hagati y'umuntu n'ababyeyi be. Icya cumi na rimwe rero, kubura imbabazi no kwicisha bugufi. Iyo habuze umuco wo gusaba imbabazi no kubabarira, urwango rurakura rukavamo gutandukana burundu. Umuhanga witwa Martin Luther King Jr. yaravuze ngo we must develop and maintain the capacity to forgive. Bishatse kuvuga iki? Tugomba kwitoza no gukomeza ubushobozi bwo kubabarira. Kubabarira ntibivuze kwibagirwa, ahubwo ni ukwiyambura umutwaro w'urwango. Inama rero, vugana n'ababyeyi mu mahoro. Ibiganiro byubaka biruta guceceka imyaka myinshi. Nanone shaka ubujyanama, icyo twita counseling, niba hari ibikomere bikomeye ufite. Nanone icya gatatu, wige kubabarira. Ntabwo ari ugushyigikira amakosa, ahubwo ni ukwibohoza. Nanone icya kane, ibuka aho wavuye. Nubwo hari amakosa bakoze, hari n'uruhare bagize mu kubaho kwawe. Nanone icya gatanu, saba imbabazi aho bikenewe.
kwicisha bugufi ni intambwe imwe ikomeye mu kubaka amahoro. Umwanzuro rero, guhakana ababyeyi ni icyemezo gikomeye gikomoka ku bikomere, uburakari cyangwa isoni, ariko ukuri nuko imibanire y'umuryango igira ingaruka ku buzima bwacu bwose. Kubabarira no kuvugana bishobora gukiza ibikomere byinshi. Umuntu ushobora gutsinda uburakari bwe niwe uba ufite imbaraga kuruta ukomeretsa umutima we. Nanone ndabakunda cyane cyane wowe wakoze kuduhereza subscribe, Imana iguha umugisha, ndetse nawe wayiduhaye, Imana iguha umugisha, ndetse ugiye kuduhereza like kuri iyi video, Imana iguha umugisha, ndetse nawe washarinze iyi YouTube channel ikaba igeze kuri uru rwego, Imana ikuduhere umugisha. Ndabakunda cyane cyane, yabagezaga isomo ku buzima ni Fabien. Imana ikomeze ibandebera icyoroshye. Ciao ciao.